Muraho nitwa Minani Jean Baptiste ariko ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane nka TikTok banzi nka Mr Romantic. Ni naho havuye igitekerezo cya Romantic Night show kuri TikTok aho tuyikora mu buryo bw'ama episode, hanyuma live yaje kubyara igitekerezo cyo gukora Romantic Night Hub aho tuzahurira tukaganira mu buryo bw'isanamitima bw'isanabitekerezo, aho abantu bazongera guhura umuntu akongera kuconnecta n'abandi bantu bakava mu bwigunge. Romantic Night yaje cyangwa se ni igitekerezo nagize mu by'ukuri nari ngifite kuva kera ariko kitaritwa izina, kitarabonera ntarakibonera izina kubera ko cyari igitekerezo one cyaje nkiri muto ariko kiza mu yindi shusho. Ishusho yihe? Ishusho yo gusevinga abana, impamvu ituma abana bababara. Ariko icyo gihe nari ntarabona ijwi, nari ntarabona uburyo, nari ntarabona umuryango, nari ntarabona aho nabikorera. Byansabye kwiga, birumvikana, binsaba gutegereza igihe nyacyo, ariko urumva ni nako iminsi yabaga igenda, ni nako nabaga nkura. Birumvikana ku myaka 15, 17, 20 hari inzozi, hari ibitekerezo, hari yerekwa, hari ibintu byinshi babyiganira mu mutwe w'umuntu kubwere ibyo abona cyangwa se uko abayeho mu buzima bwa buri munsi. Byaje kugenda gutera, byaje kugenda neza ubwo nari ntangiye gukura, ndangije amashuri, biba ngombwa ko ninjira mu rukundo nk'abandi bantu bose. Birumvikana ibyo nagiye mpura nabyo, ibyo nagiye mboneramo, ibyo nagiye mfesinga, birumvikana depade byatumye cya gitekerezo gisa nk'ikigenda gihinduka cyangwa kigenda gikura, bituma mbona ko hakwiye ko habaho uburyo bw'isanabitekerezo binyuriye mu marangamutima yitwa urukundo. Amarangamutima yitwa urukundo rero usanga abantu benshi bavuga ni scam. By the way, hari n'uwoheretse kuza kuri live arambwira ati Mr Romantic, urukundo n'ukuri ndagira ko ibitekerezo. I've been very shocked at all kubera ko naramajije ufite imyaka ingahe? 23. Nibaza umuntu ufite imyaka 23 urimo avuga ngo urukundo n'ukuri ndagira ko ibitekerezo, nibaza nibiba ngombwa ko akenera umuntu mu biruhande azaba afite ihe mindset cyangwa se ihe mitekerereze, azaba afite icyerekezo. Ndavuga ni no, irifo ko duhaguruka. Icyo ni cyambere. Cya kabiri cyatumye dushinga iki gitekerezo cyangwa se twiyemeza gukora ino event, ni umubare munini w'abantu barimo bangirika mu bitekerezo bishingiye ku marangamutima. Birumvikana ko umwe muri babiri bari kumwe mu rukundo atabereye undi wo kwizerwa cyangwa se atamubereye inshuti nyakuri, bigasa nkaho batandukanye. Muri iyo detachement cyangwa muri uko gutandukana usanga benshi badatandukana mu buryo buri clair, mu buryo bushobora gutuma bongera kugira ibindi bategura, mu buryo bushobora gutuma biyumva nk'abagifite umumaro, ahubwo benshi batandukana bari mu marira, icyo twita ibikomere cyangwa se ihungabana rivuye kubura uwo wakundaga kandi atapfuye, ahubwo yagufashe nabi, ntiyakwitayeho, ntiyamuhaye umwanya ukwiriye, ntiyamuhaye icyo nakwita nka free space kugira ngo nawe expose ibitekerezo cyangwa se ashyire ahagaragara ibitekerezo bye. Rero ugasanga iyo bibaye abenshi banywa inzoga bitewe n'amaboko yamwakiriye akimara gutandukana, abandi bari mu bwigunge, abandi bari mu biyobyabwenge, abandi bari mu ngeso mbi z'ubwiyandarike kubera ko n'undi avuga ati ntacyo mpomba, nta n'uwo kwizera mfite. Bityo muri uwo mubabaro, muri ako gahinda, agakurikira ikimuri hafi cyangwa se icyo amarangamutima yarimo kumwereka hafi aho ngaho. Rero dufite umuryango munini, nubwo tudafite imibare nyirizina, ariko reka twifashishe imibare yoroshye wenda abantu wese bashyikira. Mutekereze ingo cyangwa se abari mu rukundo 1000 cyangwa se 5000 baramutse batandukanye bafite ibikomere. By the way, umugabo hari arababaye, umugore arababaye, umusore hari arababaye, umukobwa hari arababaye. Icyo ubundi ku myaka y'ubukuru bafite nticyakabaye ikibazo cyane, ahubwo biba ikibazo ryari? Biba ikibazo noneho iyo hagize n'abana bavutse muri urwo rukundo, usanga bamwe babaye babuza aho bajya. Ndajya kuri papa, ndajya kuri mama, ndajya kuri mama, ndajya kuri papa. Ubasigaranye usanga yikoreye inshingano cyangwa se ahetse inshingano, rimwe na rimwe atabara nka ngombwa, ahubwo abara nko kwicuza mu buzima bwe ku cyemezo yari yafashe.
ibyo rero bitera ihungabana ryinshi, haba mu mutungo, haba mu mibereho myiza, haba mu iterambere, haba mu mikurire y'umwana, notama imirire, imyigire, imyambarire. Ugasanga umwana aho kugira ngo ahabwe urukundo nyakuri, aho kugira ngo ahabwe icyo twakwita wenda nk'ineza mu muryango, ahubwo arakora ikosa kugira ngo yerekerwe agacyurirwa amakosa y'umwe mu babyeyi batari aho ngaho. Hari n'ababyeyi nabo bamwe nabo ntiwabarenganya, kenshi baba bifite uko gukomereka cyangwa se kugahinda bitewe n'uburyo byabayemo. Murabizi, hari abaterwa inda bagateranwa, hari abasigaranwa abana batatu, ntugiye ntasubiza amaso inyuma, mbese ugasanga ni ikibazo. Rero niho twahagurukiye turavuga tuti mu ijwi ryacu rito natwe reka dushyireho umusanzu, nibura twegeranye abo bantu, dukora igikorwa cyo guhuza. Ariko ntabwo ari abo bantu gusa, ahubwo ni igikorwa gize cyagutse. Abantu bashobora kuza ari couple, abantu bashobora kukitabira ku giti cyabo, umuntu ku giti cye, umuhungu, umukobwa, umugore, umugabo, watandukanye, washatse, utarashaka. Ariko icyo tuzi ko nuko uwo munsi hazaba hari abantu bazadufasha kugenda twumva ingingo zimwe na zimwe. Ni impuguke mu mitekerereze, ni impuguke mu mibanire, ni impuguke mu by'imiryango, ni impuguke mu gukemura amakimbirane. Tuzaba dufite benshi, ariko mbabwire ko tuzaba dufite Flora Mukabahinde, harimo Asumuta Umuganwa cyangwa se Muganwa, azaba ari mu panelist. Ni umuntu ukomeye cyane, ni umuntu, ni CEO muri Positive Thinkers Rwanda. Azadufasha mu bijyanye n'imitekerereze, azadufasha kumva uburyo bwo kubaho kandi bufite intego. Hanyuma tuzaba turi kumwe kandi na na Flora Mukabahinde nkuko namaze kubivuga, cyangwa se nkuko nabivuze. Flora Mukabahinde nawe azaba hari, ni CEO wa Rola Design, ariko azaba hari nawe kudufasha kurushaho kumva neza agaciro k'ubuzima. Haba harimo undi muntu, haba hatarimo undi muntu, azadufasha kumva neza ibijyanye n'ubuzima, imikurire, imitekerereze, nyuma yo gutandukana n'uwo mwakundanaga, nyuma yo gutandukana n'isezerano wari ufite kuri bamwe, gutangira bundi bushyashya uburyo wakwinjira mu rukundo. Bazadufasha byinshi bitandukanye abo bose. Ariko dufite n'umushyitsi w'umunsi, noneho ni Anuarite cyangwa se uwo muzi nka Isimbi rya Yesu. Azadufasha guhuza aya marangamutima ndetse n'imyizerere cyangwa se n'imisengere. Hari usanga umuntu asenga ariko ugasanga afite ibikomere bituma ategera imbere mu by'umwuka, kandi akubwira ngo arasenga. Bivuze iki? Bivuze ngo hari indi mindset, hari indi mitekerereze yagombye kuba afite, akabona kujya gusenga. Rero nawe azadufasha, birumvikana azaba hari. Bizaba biryoshye, bizaba bimeze neza. Ni event izaba ifunguye kuva ku isaa 12, aho abantu bazaza saa 12 kugeza saa 12 n'igice. Azaba ari gufata amafoto, hari ahantu twateguye, hari bana nini izaba ihari, abantu batambuka bafata amafoto. Gufata ifoto birimo iki? Gufata ifoto kuri wa muntu hari gihe bimubera urwibutso, akajya bangu iki gihe ndi kumwe n'umuryango unyumva ndimo kuvuga ururimi bumva, you see. Hanyuma bimutume yongera kumbura ibyo, kuko kumbura ibyo bihe bizatuma ahura n'izindi nyigisho zituma akomeza kumva yakwegera iyo famille cyangwa yakwegera societe, bityo afashwe mu mitekerereze, bimurinde kujya mu bintu bimwe na bimwe nkuko nabivuze by'ubwiyandarike, kunywa inzoga, kwifata nk'utagifite agaciro. Bazaba ari ibintu biryoshye cyane. Rero nyuma yaho tuzumva aba panelist, tuzaba dufite panel time cyangwa session batuganirize. Nyuma yaho twumve n'ijambo ry'umunsi, birumvikana n'umushyitsi w'umunsi nawe azaba hari. Hanyuma noneho nyuma yaho tugana ku musozo hazaba igikorwa cyo gusangira twese, twumva indirimbo zituje. Hazaba hari DJ, hazaba hari sound idufasha kuryoherwa n'uwo mwanya. Mbese ni ibirori biteguye bitazamara umwanya munini, turasitima hagati y'amasaha 2 n'amasaha 2 n'igice cyangwa se 3. Ariko noneho ikigamijwe cyangwa se intego y'umunsi ni ukubaka urukundo rufite intego, urukundo ruramba, atari rwa rukundo rw'ibishashi, atari rwa rukundo rutateguwe, ahubwo ubyumve, ubitekereze, ubifiringe, ubivive, nurangiza ubihereza umuntu cyangwa se undi muntu abyakire, mwicare mukora inama, muhuze imitekerereze, mubone kwashena. Rero nuko nguko igitekerezo cy'umunsi cyubatse, nuko nguko igitekerezo cyaje, ni uburyo bwo gufasha uburyo bw'imitekerereze. Ikindi nababwira nuko nk'abazaza ari urubyiruko, azaba ari umwanya mwiza wo kumva no gufata andi makuru ku bijyanye n'imikurire cyangwa se n'imifatirwe y'ibyemezo mu buzima bugiye kwinjira mu ndi muntu.
ufite ukuntu wabayeho, ufite ukuntu waryaga, ufite ukuntu wavutse, ariko ni byiza ko wongera ukiga uburyo ki ushobora guhagurukana n'undi muntu kandi ubuzima bwanyu bukaba bufite balance, atari kuvuga ngo arambabaza ndamubabaza, ahubwo azaba ari amahirwe ku rubyiruko cyangwa se kubatarashaka cyangwa se kubatarinjira mu rukundo kongera kumva neza ayo makuru, akazabajyamo afite amakuru ahagije. Igikorwa cy'umunsi rero ukuntu giteye, nkuko namaze kubivuga haruguru, namaze kuba gahunda y'ukuntu bizakurikirana, ariko igikorwa ubwacyo kizabera kuri Gabriela Event. Nanabashimire cyane Gabriela Event, badufashije muri byose, tugihaguruka baratwumvishije, baravuga bati no reka tubatera inkunga natwe dushyire umusanzu wacu kuri icyo gitekerezo, niyo yaba umuntu umwe agakira akagira imitekerereze mizima nawe yazakiza n'abandi. Gabriela Event bakorera hari ya Kimironko ku Isangano, ni ahantu hari tente nini hagutse, hameze neza, hasa neza, hari decoration nziza. Icyo ni kimwe wenda nanabavugaho. Gabriela Event bakira ubukwe, inama bitandukanye, bakabafasha ku mafunguro, ndavuga kubatekera. Si nibyo gusa, bashaka kubibazanira aho muri mwebwe niyo mwaba mutakoreye kuri Gabriela Event, icyo twita outside catering, aba mu mujyi bo barabizi. Si nibyo gusa kandi Gabriela Event ushobora kuba ufite ibirori wowe, ariko ukabwira uti ni munize kit z'igikoni, barabigukodesha rwose, bafite ibikoresho byiza, intebe, ibintu byose wakenera muri Gabriela Event. Nimero ni izo ngizo, wabavugisha bakakwakirana yombi, kandi ni imfura cyane, uzaryoherwa, uzanshimira nuhagera. Waba wahakoreye cyangwa utahakoreye, wibyihererana, bakontakta cyangwa se bamenyeshe, wabwira icyo ukeneye, barabigufasha. Nimero ni izo ngizo. Hanyuma dushimire Deep Technology. Deep Technology nabo twarabegereye, baratubwira bati okay, icyo kintu ni cyiza cyane, niba badufashe ku bintu bya printing, banners, ama invitation mwagiye mubona, art design mwagiye mubona, turashimira cyane rwose Deep Technologies. Turashimira kandi Kowa IT Solution Limited. Kowa IT Solution Limited nabo ni company iri hano mu Rwanda, birumvikana, nayo twayigezeho, igikingura imiryango iratwakira. Kowa IT Solution Limited babafitiye ama printer, ama camera de surveillance, babafitiye ibintu byose bijyanye na technology kandi bisevinga cyangwa se bitangiza ikirere cyangwa se bidahumanya ikirere. Nabo nimero ni izo ngizo, uramutse ukeneye printer, uramutse ukeneye camera de surveillance, zo twita kamera z'umutekano, ama ink cartridges, bafite za Canon, bafite Epson, bafite ama computer, bafite kamera foto, byose ibikoresho byose bijyanye n'ikoranabuhanga, birumvikana, wabegera. Nimero nazo ni izo ngizo, bakagufasha ndetse cyane, kandi uzadushimira nawe. Dushimire Havan Technologies, nabo bakora ibijyanye na phone repair cyangwa se gucuruza telefone, bacuruza telefone, ariko bo bari specific cyane kuri iPhone and Google. Abakoresha za Google murabizi, ariko bakora hano mu mujyi. Nabo nimero ni izo ngizo, nabo badukingura imiryango kandi baradufasha cyane. Kubw'ibyo nabo turabashimira cyane. Hanyuma turi kumwe na Women TV. Women TV Studio ni studio ifotora, inatunganya amashusho hano mu mujyi wa Kigali. Tubashimire ko nabo ni inshuti, baradufashije cyane muri uru rugendo. Amafoto yose muzabona na videos, mumenye ko ni Women TV. Women TV rero ikorera mu mujyi muri Saint Notre Dame de Citeaux, hari ya hafi na CHK, aho uzasanga imyihariko cyangwa se akarusho kurusha handi hose. Icyambere, nimwe mu studio y'umujyi wa Kigali, ndahamya ko nayo yonyine ifite parking y'abakira kandi yagutse nini, ishobora kwakira imodoka zirenga 10. Ikindi ni studio iri ifotora neza, ariko iyo bigeze ku bana, bafite ama puppet, bafite za Mickey Mouses, bafite Spider-Man, Spider, ya mikino cyangwa se ya mapupeti abana babona bakaryoherwa. Rero mubagane nabo, ni imfura cyane, bazabafasha. Women TV Studio turabashimira cyane, mwaradufashe muri igikorwa twari turimo dutegura. Uko biteye rero kuri uwo munsi, nko nabivuze, tuzatangira ku saa 12, ariko kwinjira muri event cyangwa se kujoininga event ni inote y'ibihumbi 10, ibihumbi 10 by'amanyarwanda. Ibyo bihumbi 10 by'amanyarwanda ntabwo ari bizajya muri company gusa, ahubwo harimo iyo foto, kuko tuzabaha link, harimo icyo kunywa, harimo n'icyo kurya. Nicyo ngicyo twateguye, twavuze tuti no, reka twegeranye abantu ariko ntibaze kuba baraho badafite ikintu bafata. Aho uzinjira musangamo udusnacks dutandukanye,
nyuma yaho muzagenda mubona udukukisi dutandukanye kugira ngo tuze kugera kuri umwanya nyize nawo gusangire ko n'abantu batafite ikibazo kumva ahubwo bumve banatapfuna. Rero nuko nguko gahunda imeze, kwinjira ni 10,000 ariko nanone ushaka kuvuga uti cyangwa se mu buryo bwo gusavinga seat cyangwa kugira ngo ufate umwanya hakiri kare, ushobora gukoresha iyi nimero 078993224741 ukatubwira uti jewe nohereje amafaranga 10,000 nanjye mushyire kuri list ko duhita duguha ubutumwa tugahita tuguha na list n'umwanya uzaba wicaye uko tuzaba dufite amazina, hanyuma na table uzakoresha, hanyuma ugasavinga icyicaro cyawe kugira ngo uturinde kuza kubikora ku munota wa nyuma, kuko mirumvikana harimo no gutegura abantu rero 100 batakubwiye, murumva ko nabwo ni ikindi kintu gikomeye cyane. Ubyumvishe kumva wa joininga event wahagera ni byiza, ariko nanone unasavinze icyicaro cyawe ukadufasha muri ubwo buryo byaba ari byiza. Rero ako karusho karimo nuko tuzahura ariko tunasangira, tunaryoherwa, twumva, hazaba hari DJ, hazaba hari turateganya ko nibidukundira tuzaba dufite mu performer uzaba turirimbira buri session hagati n'indi akaturimbira indirimbo imwe kugira ngo bigende neza, abantu ntibarambirwe, abantu ntibigunge, kuko ntago tuje guhata abantu amagambo gusa, ahubwo tuje kugira ngo abantu baryoherwe no kubaho. Rero nuko nguko bizaba bimeze kandi bizaba biryoshye, muzaze muri benshi. Ikindi nagira ngo mbabwire nuko ku bantu bazaza ari couple, umusore n'umukobwa, umugore n'umugabo, bazagabanyirizwa cyangwa se baragabanyirizwaho 5,000, uvuga ngo kwishyura 20 bo barishyura 15. Ariko niko karusho twabwira, hanyuma tubabwire ko kandi tuzashimira abantu bose badufashije, tuzabashimira online, tubabwire ko bizaba biri guca kuri TikTok ya Mr Romantic, n'ubundi niyo platform tuzakoresha. Ushobora no kudutera inkunga uri hanze, ndababona benshi, bazadufasha kandi barabitwemereye, hanyuma bazakurikirana iyo ceremony yose kuri live kuri TikTok, kuko n'ubundi umwe mu panelists azadufasha ari mu rugendo, kandi nizera ko yagize amahoro, azadufasha nawe ku buryo bizagenda neza kandi abantu bazaryoherwa. Rero mwese muzaze twifatanye twishime, and of course harimo no gusoza umwaka, abantu basangira, abantu bishimana, abantu bamenyana. Ushobora kwitwaza business card kuzahura n'abantu batandukanye, biroroshye ko tuzagira n'umwanya wo kwishanja, abantu baganire table kuri table, ushobora guhaguruka ajya hariya mukifotoza. So ni byiza ko uza witeguye kwakira abandi bantu mu buzima bwawe, uniteguye kubamenyesha ibyo ukora, cyangwa se wanamwegera ukamubwira ngira inama, ibi wabigezeho gute. Azaba ari igihe cyiza cyo kwegerana, of course abantu bazaryoherwa ndabizi.